nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. N'ubundi ni Amanda ugarutse. Twakoranye igice gitoya kivuga ku buhamya bwanjye. Twashoje turi kuvuga ko nari ngiye mu muhanda, noneho ndi mu buzima bwo mu muhanda. Hari uwanditse muri comment arabaza ngo ese ubuzima bwa nyuma yo mu muhanda byagenze gute, sinakomeje kwiga byagenze gute. Nyuma y'ubwo buzima mu rugo numva papa afite umugore wa kabiri, turabanye. Bwa buzima bwose ntabwo twabashije kubana neza twihanganirana, bitewe n'uburyo njye niyumvaga. Umwana ukiri muto w'imyaka nari ndimo yari imyaka nyine yo guhangana, numvaga nahangana nawe, nkumva atasimbura mama. Abana b'abasore murabyumva ko dufuhira ba mama, nkafuhira mama, nkumva nta wundi muntu wasimbura mama, mbese nta wundi muntu warara mu cyumba cya mama, nta wundi muntu waba umugore wa papa. Niko nabyumvagamo mu gihe cyanjye. Hanyuma turabana rero dushwana gutyo, nkomeza ishuri. Hanyuma aho nigaga, ku kigo nigagaho cyari hafi y'ikimoteri cya Nyanza Kicukiro, ngira ngo muracyumva, cyari ikimoteri cy'umujyi wa Kigali. Hari ababaye mu mujyi wa Kigali ikimoteri barakizi cyangwa baracyumva gutyo. Hanyuma nigaga mu gitondo, tugiye tukiri kwiga muri francophonie. Nigaga mu gitondo, ikigoroba sinajyaga niga. Ikigoroba nabaga nagiye mu kimoteri. Mu kimoteri habagamo ibintu byinshi twabaga dukurikiye. Cya mbere twakurikiraga gushakamo ibyuma twarabicuruzaga bikaduha amafaranga. Kabiri habagamo amakara, ubwo amasoko murumva bacuruje, abo mu rugo hari amakara bagenda basigaza bakaza kumena, tugakurikira amakara nayo yavagamo amafaranga. Icya gatatu byari ibyo kurya byo mu nganda. Habagamo ngira ngo Serena hoteli yajyaga imena y'ibiryo. Ibyo biryo habaga harimo inkoko, harimo bimwe kumwe umukiriya aza akarya agasigaza. Hari igihe umukiriya yatumizaga inkoko akarya amaguru yonyine, bagasiga izindi byose akabisiga, akagura urukwavu gutyo. Icyo nacyo twabaga tugikurikiye. Ibiryo byabaga birimo bivuye muri Serena, byavaga mu ntuza muri boulangerie. Hari boulangerie ya Kigali yari afite ibyo kurya, iyo migati, tugakurikira imigati n'ibindi. Ibyo twabaga tubikurikiye. Ariko nkanumva byibuze ahantu iyo nahageraga, nkumva iyo nahageraga nabaga mfite ntekanye cyangwa mfite ibindi byishimo, kuko nahuraga n'abandi bana tungana tugakina, nkaguma aho ngaho nkumva nta kibazo. Ubwo buzima rero nabubayemo gutyo, niga igitondo ariko ikigoroba niga. Hari n'igihe hazaga umwarimu numva ntishimiye, nkahita nsohoka nkigendera. Nabaga mfite imyenda y'ishuri ariko nyambare hejuru y'indi myenda. Noneho nava mu ishuri nkajya muri toilette, nkahita nambura ya myenda ya yindi y'ishuri, nkakuramo na yindi nari nambariye imbere, noneho nkarenza yindi yanjye isanzwe nkayirenza ku myenda y'ishuri, nkahita ncaho agaconge. Ubwo nyine nkajya gushakisha ubuzima. Muri hangana ndwaye grippe, nimubona ndi kugenda nkora ku zuru, harimo n'igihe wenda najya mpanagura no kwitsamura. Niyo mpamvu grippe imereye nabi, ntabwo naruhiwe. Nuko ubwo buzima rero nabugumyemo. Hanyuma mama yaje 2005 agarukanye na mushiki wanjye, ndi muri ubwo buzima bwa kimayibobo. Mama aho aziye numva ko noneho icyantwaraga kintwara mu mayibobo kirangiye. Ariko muri bwa buzima bwa kimayibobo nabanyemo n'abandi, nabanyemo n'abamayibobo abakuru banywaga urumogi, ndetse bacuruzaga urumogi runo bita ganja. Hari uruba rurimo imbuto, ni utuntu tw'utubabi ruba rurimo imbuto. Hanyuma nkajyaga mbaroringira. Kuroringa ni ugufata rwa rumogi, noneho nta mu kiganza urabona gutya, ugafata twa tubabi ukatugira, ugasa nk'utwegeranya ukadukanda.
tugakandika. Noneho ubwo mbere yo gukanda uba wanje gukuraho imbuto ukazishyira ukwazo, ugasigarana ya mababi. Ya mababi rero iyo uyahuje arakomera, yamara gukomera ukayashyira mu gapapuro kino kivamo sima cyangwa envelope, kiriya gipapuro cya sima ukagashyiramo ka kantu ka kundi wagafunze, ukagafunga nka kumwe nyine itabi riba rifunze. Hanyuma nkabikorera haba harimo abakuru nyine, abo bita ba metere nyine. Aba ba metere baba bahari, ari umuntu nyine uvuga rikijyana mu mayibobo. Uwo rero twarabimukoreraga, hanyuma akanywa agatumura ya myotsi yiwe, agahita ahinduka ukundi, ku buryo nta muntu atinya mu buzima. Akaba ari aho ngaho nyine ari metere, nta muntu umuvugiramo, ari we wenyine ufite ijambo. Ubwo buzima rero bubamo inzoga bajya bafata ku mipaka, bazaga kuzimena aho ngaho, tukazifata, amacifu, amaganda waragi n'izindi tukazigurisha. Ariko ikintu gikomeye Imana yafashije muri ubwo buzima bwose nabayemo, sinigeze nywa ku nzoga, sinigeze nanywa no ku itabi. Mbese Imana yarabindinze, Imana yarabindinze, nibyo gushimirwa. Hanyuma y'ubwo buzima, wumva ndi muri ubwo buzima bwo mu muhanda, mama araje ansanze ndi muri ubwo buzima. Hanyuma nza kubana na mama, urumva mva aho ngaho nabaga njya kwa mama. Muri icyo gihe atari yaza, hari igihe naraga mu muhanda, nigeze ndara muri rigori izamuka ku kimoteri, ahantu bita ku kademi, ahantu abantu bahazi, ku kademi, cyangwa ubu hasigaye yitwa Kagarama secondary school, ariko yitwaga akademi mbere, yari akademi. Hanyuma ruguru hari ikigo tukita teriyeni, kirahari haruguru cya gisirikare. Uwo muhanda ujyayo wari ufite rigori nyine. Icyo gihe twagiranye ikibazo na mama, ubwo mama mutoya niko tubyita. Tugiranye ikibazo ndacika, twashwanye, twanarwanye cyane na mukuru we, twashwanye ibintu bikomeye cyane. mpita ngenda bunyiriraho nyine ndiyo ngiyo, mpita nafate amakarito sasa muri rigori. Sinjye wari ubikoze bwa mbere, kuko n'abandi barabikoraga, nanjye ndabikora ndaharyama. Mwijoro hagati mwijoro hagwa imvura ifite imbaraga nyinshi. Murumva naryamye muri rigori, hari amazi aturuka hejuru ku rwibutso rwa Nyanza Kicukiro, ayaturutse Rebero hejuru, amanuka agahura n'ayaturutse aho ngaho, n'ayaturutse hejuru ku rwibutso ku mashuri. Urumva amazi yose aturutse yo yamanutse gutyo muri ya rigori ansangamo. Noneho ikizakiza abantu, ndyamye narananiwe, mu kunanirwa nsa nk'uhindukira. Mpindukiye ndebye nsanga ndyamye muri rigori. Mu guhindukira nakoze iki? Nahise ndyama amaguru nyashyira, urabona uburyo ino bize murazumva uburyo ziba zikoze gutya. Noneho nshyira amaguru hakurya, amaguru nyakubita gutya, n'umutwe mukubita hejuru. Mbese ikibuno gifata ku ntuza, ku gikuta cyo hakuno cya bize. Noneho urumva uko nagafatisha ikibuno, naryamye nk'uwegamiye, nk'uko negamiye hano ku gikuta nyine. Aho ariko ndyama, noneho amaguru nayo mpita nyashyira gutya. Kumbe ni uburyo Imana yateguye bwo kugira ngo ya sura igiye kuza, cyangwa ya mivu igiye kuza, ntize kuntwara. Ndaryama rero, undi turyamanye yararyamye haruguru, amazi aramutembana. Ngiye kumva numva ari kuvuza induru. Avugije induru, nkangutse ndebye nsanga amazi ni menshi cyane. Kumbe kumwe yararyamye, amazi yaje aramusunika, amusunitse ahita akanguka, avamo yirukanka, ari gusakuza, asakuza mpamagara. Njye rero nari ndi mu bitotsi bikaze cyane, sinabyumva, ngumamo. Y'amazi araza menshi, nkajya numva ibintu bihinda. Urumva umuntu uri mu bitotsi, nkarota nkaho ndi ku Kivu cyangwa nagiye kuri Nyabarongo, kuko nari mpazi nahasuye. Aba ari izo nzozi ndimo.
kumba amazi ni ibintu biri kuba live, amazi arimo aratemba. Uvuga ngo Imana yagije cya kintu, iyaba nari ngiryamye hasi amazi aba arantembanye. Imana indokora muri ubwo buryo. Amen. Imana ndayishimiye, yarandokoye iryo joro irangiza. Hari n'ahandi nagiye ndara hatandukanye, inyamaswa ntiziturye, ntihagire ikitwica. Ibyo byose ni ukuboko kw'Imana gukomeye kwagiye kubana natwe. Nyuma rero icyo gihe mama araza, turabana, tubana igihe kinini. Hanyuma ndibuka 2007 nibwo nakoze ikizame cya leta. Urumva nagiye nsibira kubera ubwo buzima bwa kimayibobo. Ndibuka ko nasibiye ngira ngo ntabwo ari gusibira, ahubwo nize ku bigo bitandukanye. Navuye i Nyanza njya kwiga mu Bugesera, mvuye mu Bugesera ngaruka njya mu Gatenga mvayo nsubira i Nyanza. Urumva uko ngenda mpinduranya ibigo niko bagenda bansibiza, bitewe nuko urumva nigaga igitondo gusa, hari ibindi bigisha ikigoroba simbimenye. Nubwo buzima nabayemo mu ishuri. Hanyuma 2007 rero nibwo nakomba gukora ikizami cya leta cya 6e primaire. Noneho mu gihe nagomba gukora ikizami cya leta, mama na papa 2006 bagiranye ikibazo barashwana, kuko papa ntiyanyishyuraga ishuri, ntiyatwitagaho icyo gihe, ntiyatwishyuriraga inzu. Urumva twarakodeshaga. Mama ajya kumurega ko imitungo bari mariye. Basi mama bamwemera kumuha amafaranga makeya yo kuturera, barayamuha. Mama aratubwira ati ayo mafaranga ntabwo yadutunga muri iki gihugu, mureke dusubire ku ijwi, hariyo umuryango wanjye bazabarera, muzakura nta kibazo. 2007 rero nkora exeta ya 6e primaire, ndatsinda. Ariko ntsinda njyewe direct. Twamaze gukora icyumweru cya gatatu, hashize ibyumweru bitatu twase tujya ku ijwi, direct tujya ku ijwi dusubirayo. Muri ubwo buzima rero bw'iyo myaka ibiri ya 2006 na 2007, uko twagiye mu kwa 11 kwa 2007, 2005, 2006, 2007 ninjye nari ntunze urugo nkora akazi ko kugira gute ko gushaka ibyuma, kuko nabonye sindi busubire mu kimayibobo. Mama hari numva ntakure gukoza amamisoni, nawe twaganira arabinsaba ndabihagarika. Ariko ndeba ubuzima turimo mbona bitazakunda, ntangira gushaka ibyuma. Icyo gihe ibyuma byari byadutse, bari kugura ibyuma mu ruganda, ngira ngo bubatse mu burasirazuba. Hari uruganda bahubatse rwashongeshaga ibyuma bagakoramo ibindi byuma. Hanyuma dutangira gushakisha bya byuma bishaje, tukabishakisha akaba ibyo dukoresha. Sinzi, birashoboka ko hari abantu bareba iyi audio, iyi video, bagiye babura ibintu mu rugo. Mu by'ukuri sinari igisambo cy'ibindi bintu bisanzwe, ariko iyo nazaga iwawe ngasanga hari icyuma gihari, mbese ku bindi byose nari nkishijwe, ariko ku byuma byari byarananiye gukizwa. Kuko niho natekerezaga, niho ubuzima bwabaga buri. Natekerezaga ati iki cyuma ningitwara nicyo kiri buturamire turareho. Mama nawe yabaga yagiye gufurira abantu, kandi urumva yaranakuze, yagiye gufurira abantu ari gushakisha ubuzima kugira ngo turye. Grand frère nawe afite iyo yabaga ari mu kazi, ariko bamuhembaga ku kwezi. Urumva igihe ukwezi kwajyaga gushirira ntacyo byatumariraga. Ubwo ngenda nigaga gutyo, mva ku ishuri muri iyo myaka. Ikigoroba nahitaga njya gushaka ibyuma, kuwa gatandatu najya gushaka ibyuma, ariko ku cyumweru wari umunsi wanjye wo kuruka, sinajyaga nkora. Mbese nabara ko kari akazi muri icyo gihe, kurumva byari bidutunze, nibyo byari bidutunze. Marabashiki banjye bari bafite abana, nibwo buzima turi muri icyo gihe Imana yari yaduhaye. Cyakoze Imana ica inzira muri ako kayira, nkajya nshakisha ibyuma gutyo. Ni ukuvuga ngo rero nageraga mu rugo rwawe nkasangayo inkunguru ishaje, ubwo narayikoreraga, nkagenda nkayihonda nkayigurisha. Kumwe ufite isafuriya ishaje nahitaga nyigukiza pe. Ku bintu by'ibyuma mbese aho ngaho nta gukizwa nari mfite.
nuko byari bimeze muri icyo gihe, ariko Yesu yagize neza.